dusenga tube turimo duca inzira, tube duhirika tugatambuka. Bankubitira bagaseka. Iyo dusenga uvuge ati Imana ngushimiye ko umpaye ibi bihe byo guterana. Amen. Wagize umugisha. Nukuri wagize umugisha wowe waje uyu mugoroba. Wagize umugisha wo guterana. Wagize umugisha kandi Imana data izi ibiri mu mitima yacu. Izi byo dukeneye. Izi byo twifuza. Izi ko tuyinyoteye. Izi ko tuyishaka. Ikwiyereke muri uyu mugoroba. Itwiyereke muri uyu mugoroba. Itwiyereke muri uyu mugoroba. Itwiyereke muri uyu mugoroba. Mu izina rya Yesu. Kazenga isengesho rigufiye. Mana urakoze. Turagushimiye. Turagushimiye. Uyu mugoroba mwana nundi mushasha ku buzima bwacu. Buri muntu wese wabashije kuza umugisha wawe umubeho. Utugirire neza mwana. Kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye ko watugeneye ibihe byiza by'umugisha, by'umunezero, by'ibisubizo, ibihe byiza utwinjije mu mwana. Icyubahiro kibicaho none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Ongera ducurangirisha.
teta fori bamba ubwenge bwawe n'umutima wawe mu kwizera kwawe birakubwira ko hari ibikuta wahiritse cyangwa warangaye. Subiza umutima wawe. Cyangwa warangaye wagiye muri telefone. Hari abantu bajya baza gusenga nk'abariko barwana n'umwanya bataje gusenga Imana mu kuri bizeye ko hari icyo Imana ikora. Iki kintu nkunda kukivuga cyane. Kubera iki? Kubera ko imyumvire yacu hari igikuta avuze cyanyuma, avuze ngo kutagira amakuru ahagije. Abantu bafashe Yesu tumugira Yesu w'inyuguti yo muri Bibiliya, abandi dusigara kubijyanye n'idini, guterana gusa bijyanye nuko bisanzwe. Niyo mpamvu hari ibikuta bimwe bitajya bivaho biri imbere yawe kugira ngo ubashe gukora kuri Yesu. N'umugisha gukora kuri Yesu. Uyu mugore ntiyararushe imyaka 12, uzi kumarana ikibazo imyaka 12. Hari uburyo tubayeho, hari uburyo tujye dukora bivuye mu mitekerereze yacu. Imitekerereze yacu Shitani akayimanipira, akayiha umurongo utari wo, ugatuma ubaho mu kintu kitakagombye kuba cyawe, utakagombye kubana nacyo. Mujye musobanukirwa. Kandi reka mbabwire ngo Imana hari igihe kimwe na kimwe izigeraho ikavuga ngo reka mfe kumukorera kubw'imbabazi zanjye n'ubuntu bwanjye. Ariko ngize ngo ndebere murebere howe ntaho yagera, nta nico yageraho. Imana ikabikora kubw'ubuntu bwa n'imbabazi zayo. Inka yakavuga ati reka mfe kubikora nyine kubera ko ndi Imana. Ariko ngize ngo nkore nkawe nkuko akora, ntacyo nokora. Hari abantu babaho muri ubwo buryo gusa, kandi agaterana agasenga, akabaho mu itorero, akabaho mu bitaramo no mu byumba by'amasengesho, umwaka ugashira, agafatira uwa kabiri, umwaka ugashira. Kandi mukuri mu myumvire yiwe amakuru make afite ntashobora kumuha inzira, ntashobora kumuha kwaguka mu buryo bunini, mu buryo bwo kwizera ngo yumve ko Imana imutegereje kugira icyo akora kugira ngo nayo ikore. Hari byinshi dutunze, byinshi dufite, byinshi mu buzima tubayemo, yaba ari abana, yaba ari abagabo, yaba ari abagore, yaba ari abahungu n'abakobwa, tubayeho kubw'ubuntu n'imbabazi zayo gusa. Ariko igize ngo igutegeho nawe ubwawe umutima wawe ntubyemera ko hari ibyo ukora bishobora kuguha amanota 70% ngo Imana igire icyo ikora. Ndabeshe uko n'ukuri niko tubayeho mu buzima bw'abakristo. Ukabana n'ikintu usa nkaho udafite amakuru ahagije. Bibiliya irahari, bakubwira ijambo ry'Imana, uza gusenga Imana igasa nkaho ipfa umuntu abura uko abivuga, igasa nkaho nawe ubaye, nawe ishire mu mwanya w'Imana, nawe ubaye uri Imana. Kambwira ngo dore 1 2 3 umuntu uzakora gutya dore icyo nzakora, umuntu uzagira gutya dore icyo nzagira gutya. Ayo ni amahame y'imikorere y'ubwami bw'Imana. Ko muranumva? Gukora kuri Yesu, gukora kuri Yesu bivana n'umutima. Uyu mugore yari amaze imyaka 12, amafaranga ntawe atageze ku bavuzi. Abavuzi bari bazwi muri ico gihe, bose yabagezeho, bose. Amafaranga mushyira ngo ageraho ajya hasi, nk'uwakuryo tuvuga ngo nuko Mana ni wowe ubizi. Bukeye yumva amakuru, amenya amakuru ya Yesu. Uzi ikintu yakoze gituma yumvisha amakuru ya Yesu ngo arangize ntiyicara ngo avuga ati nuko nyine Mana urabizi aho nagiye ntako ntagize, nashoye imbaraga narashakishije, ntakoze, ariko nawe undebera hondi. Ariko umva icyo umugore yakoze, yafashe umwanzuro. Tuvuge haleluya. Yafashe iki? Umwanzuro. Aravuga ngo mbaya mu mvugo yacu abasirikare bigeze bavuga uko bigenda kose, bigende uko bigenda kose.
abantu bari bazengurutse Yesu, kandi Yesu yari afite abantu abigishwa bamubaga hafi, ntibatumaga abantu babasha kumwegera, ntibishoboka. Bamubaga hafi, bagendaga batangira, yari afite abantu bamurinze bamucunze. Wa mugore avuga ati uko biba bikube, ndagiye mfashe umwanzuro, gusa sintegereza ko ari buze kunkoraho. Urumva kwa kabiri narabwiye ngo nta kintu kitagira ikiguzi, ntuzibeshye, nta kintu kitagira ikiguzi muri ubu buzima turimo, ntibibaho. Nubu waje gutarama, hari ikiguzi watanze, hari ikiguzi watanze. Rero umugore aravuga ati ngewe ndagerageza uburyo bwose, ndakoresha amayeri yanjye, nkoresha imbaraga zanjye, nkoresha ubushobozi nsigaje, ngende gahoro gahoro, ngende ninyegeza, mugani w'abarundi, gahoro gahoro, sesere mu bantu, sesere, ngerageze unizanzemo nabagiye kumbona. Kandi ikibazo yari afite cyari gikomeye, ntabwo byari byemeye ko ashobora kwegera abantu. Ariko abantu bakamutira ku uyu mutindi w'umugore arajyahe, wewe twamubuze, twebwe bazima twabuze ko tumugeraho, none urimo urotota uganahe. Umugore araceceka, yarazi icyo ashaka, yarazi icyo akeneye, araceceka gahoro gahoro, arinjira ngo ageraho, yumva ko aseseza ukuboko, afata ku mwenda wiwe gutya gusa, yasoko y'amaraso, ngo yumva ko ahinduka mu mubiri wiwe. Yesu ngo ahita abimenya. Uzi ko hari ikintu ushobora gukora Yesu akabimenya? Ese niko uzi ukora gishobora kubwira Yesu, kuko hari umuntu, kuko hari ikinkozeho, hari umutima w'umuntu unkozeho. Narimo soma ijambo Isaya yavuze muri 43 umurongo wa 5, yaravuze ngo uri nkora mutima yanjye, kuko wankunze akaramata. Nta kintu muri iyi si kugira inkora mutima bihesha agaciro muri isi hano. Kuba inkora mutima y'Imana birarenze, biri hejuru, ni please kuba inkora mutima y'abantu bo ku isi. Inkora mutima yawe, inkora mutima yawe, kuba inkora mutima y'Imana. Avuze ibikuta, nikwe mureke mbabaze, ninde ufite igikuta cy'intege nkeya nkanje? Ninde? Igikuta cy'intege nkeya kijye kitubuza gukora kuri Yesu. Ugahita wumva ngo nuko hari abantu barambaraye batajya bavaho bari mu bitekerezo, ureke akagenda pe kumanywa yirwa agenda, kumanywa yirwa agenda, umujyi usanga yawucoye, yawushuranya ku bisepfo na ruguru, ku munsi yasuye abantu bangahe. Ariko kugira ngo azemo hano gusa, uzi ko abantu bajya biruka kujya gushaka ibintu cyangwa abantu runaka ho kuza gushaka Yesu. Kandi Yesu ni ufite ibisubizo byose, ntimubazi. Umuntu agatamateranira akagenda akajya gushaka abantu, akajya gushaka ibintu, aho wakubwira ngo utinde kuri Yesu. Yesu ari ufite igisubizo. Umuntu agacora umujyi akawumara pe, intege nkeya zikakwica, zikakubuza kujya gukora kuri Yesu. Kandi muziko ariko mwizera ko Yesu afite ibisubizo byose. Mwumvishe ibyo yavuze Yesu ashoboye bitatu, mwabyumvise? Ashoboye byose, afite byose, abera hose. None kubera ubwenge bwacu tutajya twihutira gushaka ibyo Bibiri tubwira. Umva Yesu ko yahamagaye, yemwe abarushe n'abaremerewe, na Amerika nirahamagara buri. Biden yari yahamagara buri. Ni ikihe gihugu wigeze wumva gihamagara ngo yemwe abarushe n'abaremerewe mwese ni muze ndabaruhura? Ninde? Hari uwo? Igikuta cy'intege nkeya, igikuta cy'abaduca intege. Ni bande babana n'ababaca intege? Abandi bantu inshuti zawe zizobwira ngo muzasenga buri munsi, musenga buri munsi nta kintu ubona. Iyo akubwira gutyo ni ukuri, abakurebaho nyine ko nta kintu wigeze ubona kivuye mu gusenga. Dabeshe cyangwa iyo umuntu akubwira ngo ariko ngaho mwasengeye buri gihe cyose niki mwabonye, ariko wowe ujya gusenga buri kuwa kabiri, kuri wa kane, ariko madam, ariko papa, ariko mwebwe kuwa kabiri buri munsi. Ngico abantu tubana, abantu duturanye dusengana, bakakubwira ngo ujya gusenga buri munsi peni.
umugabo akakubwira cyangwa inshuti yawe akakubwira ngo kujya gusenga buri munsi niki wabonye, umuntu akurebye yo kwitegeza agasanga ko nta kintu wabonye kivuye mu gusenga, umutima wawe kurakubwira gute? Cyangwa nyine akubwira atyo bitewe nuko abona ko ntacyo bigeze ubona mu gusenga, nowe nta buhamya yo kubonaho, nta buhamya yo gusoromaho bwavuye mu gusenga. Erega abantu bagomba kukubona bakabona ati uyu muntu ubu buzima bugaragaza umuntu usenga, iyi mibereho igaragaza umuntu usenga. Abantu baduca intege barahari, icyo gikuta namwe muragifite. Mufite igikuta cy'ubukene nkanjye, muragifite? Mwebwe ntacyo mufite, mwebwe ntacyo mufite, mwebwe mumeze neza. Mufite igikuta cy'ubukene. Murizera ko dushobora gukora kuri Yesu iyo soko y'ubukene igakama? Murabyizera? Ariko kuki muza musenga mujenjetse? Niko hakundi tuvuga ngo nuko nyine nk'aba mugore babajije batise abana bazabaho gute ko babyaye benshi, ngo nuko nyine ngo Imana izabimenya, ngo ninzajya mbona ngo utwo tunyanya n'utwo tudodo nuko ngo Imana izabimenya. Kuki musenga mwabaye nk'abasirimu ukajya usenga nyine ho muri mugira kwa kunda abasirimu bajya bagira, wihungura bakubwira ngo senga ukajya usa n'utabyumva uri kureba ku ruhande nkaho inyungu ari izabo n'izawe, inyungu ni izacu. Ko ndabacyarenginga ngo dusenge Imana. Semeni haleluya. Iyo dusenga ni intambara, iyo dusenga ni ukwakira, iyo dusenga ni uguhirika ibikuta, iyo dusenga ni ubuzima, iyo dusenga tuba turimo dukingura, ubundi tuba turimo dukinga, iyo dusenga tuba turimo dushinzira, tuba duhirika tugatambuka. Bankubitira bagasenga. Iyo dusenga bihirima bagize ngo hari ubundi bwenge se? Haya ni mayeri n'ukuri kose. Amen. Taratanga ituro ryivuga butumwa kugira ngo tuze guherekeza umushizi wacu. Abaje nyuma taratanga ituro akomeza ritange, kandi dukomeze duhirika ibikuta. Ituro ryawe naryo rishobora kuba kiguzi cyo gukora kuri Yesu. Ituro ryawe ryo gukora kuri Yesu, ibintu bigahagarara, ibindi bikavuka. Amen. Tuzamure Yesu cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Mana mu izina rya Yesu. Haleluya Jehova. Turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe Mana. Uyu mugoroba twumvishije ijambo ryawe, tumara intege nkeya Mwami Yesu. Zinda baduca intege mu izina rya Yesu. Ubukene ubutsinde mu izina rya Yesu. Kutamenya amakuru bihagije ubitsinde mu izina rya Yesu. Mana uri gisubizo. Imbaraga z'umwijima zihunge, ibikuta bituma tutagukoraho bihunge mu izina rya Yesu. Bitsindwe mu izina rya Yesu. Bitsindwe mu izina rya Yesu. Bitsindwe mu izina rya Yesu. Mwabikuta mwe turabahiritse uyu mugoroba wagikuta cy'ubukene, wagikuta cy'ubukene, wagikuta cy'ubukene, wagikuta cy'urucantege, wagikuta cy'urucantege, turaguhiritse mu izina rya Yesu.
kubwo kwizera ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga, Imana dusenga ikatwumva, Imana dusenga ikadutabara, Imana dusenga ikadutaka, Imana dusenga ikadukiza, Imana dusenga ikadutabara mu izina rya Yesu, mu izina rya Kristo. Mana shimwa kuko ujya wumva gusenga kwacu. Rangurura amazi utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abantu, ubwo dusenze iratwumva. Rangurura amazi utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abantu, ubwo dusenze iratwumva. Rangurura amazi utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratwumva. Rangurura amazi utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratwumva. Rangurura amazi utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratwumva. Rangurura amazi utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana Hallelujah. Munzamure mikrofone abari muri kabine. Munzamure mikrofone. Umuntu uzagubuza gusenga, uzigireyo. Ko ndayumva ariko ntabwo ndi kumva. Aho senga Imana yumva. Ndabizi ko umutima wawe ufite ikintu urimo kubwira. Ni wowe uzi igikuta cyakubereye imbogamizi. Uyu mwaka wa 2023 uzi igikuta wahuye naco kugira ngo ukore kuri Yesu. Kandi ni ukuri ndakurahi, ukoze kuri Yesu hari ibintu byohinduka. Hari ibintu byohinduka completely. Hari ibintu byohinduka mu buzima bwawe. Hallelujah. Uzi nyambwira abantu ngo ryawe buriya nimba dusenga, dushobora kuba dusenga bitageze 0,0%. Imana igakora ibintu bihambaye. Ubaye nk'usenga 0,0 gusa, 0 yuzuye gusa, hatarimo 0,0. Ubaye nk'usenga akazeru kamwe, womenyekana muri quartier, womenyekana mu gihugu. Ubaye nk'ubishobora ugasenga rimwe ipurusimwe biraki. Wowe tekereza amasengesho yawe uyashize ku munzani, uratekereza ko Yesu hari ico yakora? Ukurikije ukuntu ujya mu mwanya, ukuntu ugirana umwanya nawe n'ubusabane nawe. Ubu dusenze kuwa kabiri, hari abazaheruka gusenga, hari baheruka gusenga uyu munsi kuwa kabiri. Kandi nabwo akaza akajya kuri telefone ntasenge.
uri kuri telefone nakubonye. Narababwiye ntimukaza mujya kuri telefone twaje gusenga. Turetse telefone umunota umwe isaha imwe birahagije. Wumvishije aga ugomba kumva ko ari n'uburenganzira bwawe. Iyo twaje gusenga tujye tureka guhuga. Shitani araduhuza. Inyungu ni zanyu. Inyungu ni zanyu. Abumva kwizera kwazamutse duhirike ibikuta mu izina rya Yesu. Tubihirike n'ukuri kandi nuko bijye bihirima ejo n'ejo bundi ugasanga nta gihari kaba cyahirima. Shyiriramo igisirimu. Shyiriramo igisirimu. Duhirike ibikuta. Nudahirika birakureba urwane nabyo kugeza igihe uzamenyera amakuru ahagije. Nicyo ariko Imana ishimwe kwiza yumva kandi igireba iyo turi ko duhirika ibikuta. Uhindura amateka. Yego Wari umusumba kabumami. Anakimwe kimunanira arengibiye. Niwe wimura abatware akimika abami mu gihe cye. Anakimwe kimunanira arengibiye. Iyo wambaye ubuswa bwagarawe yakwambika umwenda w'igitare. Anakimwe kimunanira arengibiye. Niwe uhindura amateka.
ushimwe kukinguye inzira, ushimwe kuri igisubizo. Nuko ujya ukora wa mana, ugira isoni, ujya ukorwa n'isoni. Uri Imana isubiza, uri Imana isubiriza ku gihe. Mu izina rya Yesu ufite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Turakwizeye Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Nawe wakire icyo umutima wawe wasabye muri uyu mugoroba, mu izina rya Yesu Kristo. Subizamo yananga gitwe tugeze.